turavugana kabisa, turavugana mu nzozi. Juno we yumva ko ari ibintu biri kunyinjiriza. Naramwandikiye ako nshima Imana k'ibyo nagiye mwohereza nagiye mbibona ko yabibonye. Ntasubize. Uyu mwana w'umukobwa ngo ni Joyeuse ari mu mazabira kubera ko kuva yatandukana na Juno nta nubwo barongera kuvugana n'ijambo na rimwe. Byinshi Joyeuse Juno yamwijeje nta na kimwe ari kumukorera, kandi Juno ajya gutandukana na Joyeuse yari yamwemereye ko azamufasha buri kimwe. Benshi banga Joyeuse bakomye yombi ndetse bakoresha n'ikirori gikomeye cyane bavuga ati ubundi se murasa muraberanye se, icyo uzi ni ukwisimbukuruza n'ibindi byinshi bagenda batuka Joyeuse. Joyeuse afite agahinda kenshi cyane ndetse ngo yabuze n'aho agashira kubera ko yakundaga Juno cyane mu rwego ruri hejuru. Nshuti yanjye, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel yanjye biragusaba ko ukora subscribe, share, comment, like ndetse wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo buri video yose nzajya nsohora ijye kugereraho ku gihe. Joyeuse akigera mu bakobwa babanaga kera bamuhaye umwenene, bamuvuga amagambo atari meza n'inyuro ziri nyinshi, ndetse bivugwa ko Joyeuse akigera ahantu aba bakobwa babaga ndetse ngo ntabwo yigeze aryama ameze nk'uwaraye yicaye kuko byaramucanze. Kugira ngo na bagenzi be bamwakire neza bamuhaye inkwenene ikomeye cyane. Joyeuse byamusabye kumara icyumweru mu nzu adasohoka kuko benshi bari bazi ko aba muri chateau yo kwa Juno. Joyeuse akomeje kwibaza ibibazo byinshi avuga ati mana yanjye, kuko imyaka nakunze Juno koko yaba nkunda cyanaga nkunda. Gusa tugaruka ku muhungu wacu witwa Juno, nawe mu bintu ahora yibaza avuga ati Joyeuse wanyicururijeho kenshi ndetse ahantu hose, narakuretse utanga ibiganiro wifuza mvuga ko ubyifuza kandi byarakwinjirije, sinzi impamvu rero ukingendaho. Gusa dusubiye inyuma gatoya, Joyeuse yaje kwaka Juno aramubwira ati mfasha byibura unkorera indirimbo ikomeye cyane kubwo yazanyinjiriza amafaranga menshi cyane. Juno yaje kubimwemerera, nuko yaje gusanga gufagitiye izava muri iyo ndirimbo isa nk'ijya kungana nk'izo Juno akora, biba ngombwa ko abihagarika. Joyeuse yagiye ahamagara kenshi Juno bitandukanye, Juno ntamwitabe, akamwandikira ariko ntamusubize, haba WhatsApp, haba call, haba messages zisanzwe. Bawunsa irinda Juno yavuze yuko adashaka kuzongera kubona kari agakobwa kari impande ye. Bawunsa ati uriya mukobwa yari impande yawe aragusebesha cyane ndetse atuma agaciro kawe kagabanyuka, biciye bityo rero uriya mukobwa ntazongere kugaruka mbere y'amaso yawe. Atuzi iyo mwabaga muri kumwe, uzi iyo yabaga yicaye impande yawe, uburyo abantu bajujuraga. Joyeuse akinjira muri uru rugo yari yishimye cyane ndetse avuga ati mbonye aho ndambika umusaya ndetse mvuye mu kavumo. Joyeuse cyamushimishije nuko yageze mu rugo kwa Juno asanga buri kimwe cyose kirahari, yoga amazi meza, ubundi yogeraga mu kadobo. Yagera kwa Juno yasanze ari uguhagarara ugakanda ku gikuta, amazi hakaza ashyushye ndetse nakonje. Kiva muri dushe kwa Juno winjira mu kumba gatoya karimo isabune nziza yo kwisiga ikumara iminota 30 kugira uruhu rwawe ngo rutererane, kwisiga amavuta, kwikubitaga parufe, ukata mu kindi cyumba cya gatatu gahita ubona imyenda ukambara. Washaka ukambara iyo uba wambaye isanzwe cyangwa ukambara imyenda yo kuwita ugenda usohoka. Bivuge ngo muri uru rugo buri kimwe cyose kirahari wakifuza gukenera. Joyeuse yagiye muri uru rugo kwa Juno ameze nk'ugiye gutura. Mu by'ukuri bivugwa ko yagiye yikoreye imyenda iyo ari yo yose we yari afite. Gusa Juno yatunguwe no kubona uyu mukobwa yinjira mu rugo ameze gutya, kuko yavuga ati urugo rwanjye rwinjiramo utuntu duke duke bitewe n'uburyo n'isuku ibihari. Benshi bakomeje kwibaza bizagenda ute, bizaherera he, si umwana w'umukobwa azakomeza kwangara gutya. Joyeuse turongera kumenya amakuru ye kuva
ibi byose byamubaho. Joyeuse mu bintu byari byamujyanye yarazi ko aribwo agiye gufatisha Juno ndetse bikomeye cyane, ahubwo nibwo yasanze agiye gufatanuka na Juno. Joyeuse yagiye mu rugo ngo yamubaze avuga ati nzigira umukozi nzakora buri kimwe cyose, ariko Juno abonye ko ndi umuntu muzima, ariko siko byamugendekeye. Joyeuse iminsi yamaze muri kino cyumba yashatse kwiyahura avuga ati reka niyambure ubuzima abafana banjye bambure, gusa ngo yaje gutekereza ku babyeyi be aravuga ati sinshaka kubabaza ababyeyi, arigarura agaruka ubuntu, naho ubundi habuze gato ngabwiyambure. Joyeuse yavuze ko kujya kwa Juno ari amakosa ye ndetse nganagishinja, gusa ntiyarazi ko ibyamubayeho ngo byamubaho. Joyeuse kumubwira ati ngwino mu rugo yumvaga ko agiye kuyobora cyangwa se agiye nka boss, gusa icyamubabazaga kenshi nuko Juno yamubonaga nk'umushitsi mu rugo. Ni nako biri koko kubera ko Joyeuse yagiye nk'umushitsi, gusa nuko imyitwarire yashaka kugaragaza nkaho ari boss, mbega yagafashe muri urwo rugo rwo kwa Juno. Joyeuse niyo mpamvu yageze mu rugo kwa Juno agatangira kumutekerera indyo nziza, akamwitaho ndetse nkaho ari umugore we. Niyo mpamvu Juno yicaye akareba akabona ko bitavamo, ahitamo gufata umwanzuro wo kuvuga ati uyu mukobwa yazaneza abantu, ndetse se nakizerwa n'iki niba uyu mukobwa yabaje hano atwite, ese tubonye ndi kuri hano ntibazavuga ngo ni iyanjye? Naba nihaye abantu kandi izina ryanjye naba nditesheje agaciro kandi naba nikozeho nk'uyu mwana mutoya ungana gutya. Bivuga ko umukozi wo kwa Juno bashatse kumwirukana bitewe n'uko Joyeuse yaragiye kubigiramo uruhare, ngasigara ari wenyine yikontorora yikora ibyo ashatse. Gusa Juno nk'umunyabwenge bambwiye yuko uriya mukozi amumariye akamaro kubera ko bamaranye igihe kinini cyane, gusa Joyeuse ntiyaje kunyugwa kuri ko yakoresheje impamvu zishoboka byose ngahasigare ahakore akazi. Bivugwa ko Joyeuse yashatse kuba nk'umukozi nyine abe byose hose nyine ajya kontorora agera aho ashaka, gusa ntabwo byigeze bimuhira, bakomeje nko kumufata nk'umushitsi nyine uzataha utazaguma muri urwo rugo. Nubwo yari yikoreye imyenda yose avuga ati ngeze iwanjye aho inzozi zanjye nahoze nzirotera ndahageze, siko byagenze, sinako byigize bimumenera. Joyeuse kuva na kera yakomeje kwifuza ngo ko yazabyana na Juno ndetse ngo umwana akazamwitira Juno kizigenza nka se, ariko ibyo yakora byose ko yagira kose ntabwo bijya bimuhira, ahubwo namugira inama yo guhindura umuvuno. Mu by'ukuri nkomeza gushimira wowe turi kumwe twumva ni inkuru kandi iteye amatsiko, ndetse twifuza nuko byarangiye nuko byagenze, gusa ngiye uri kuyikugezaho banyitabiriye hanze kabiri. Wibuka gukora subscribe, share, comment, like ukana no kunzogera kugira ngo buri video yose izajya itambuka ijye kugeraho ku gihe. Nongera kubibutsa inshuti zanjye ndimo ndabategurira video izajya icaho ku munsi ntarafatanyiriza, ntihazagira umuntu ujya abona video muri content zanjye cyangwa se na uploadings. Mbangira ngo nubona video yanjye ndetse imeze neza kandi nshyashya bizagutungure nyine wumve ko ari ukuvanga, gusa ndabisabiye bakiri banjye inshuti zanjye bavandimwe, ndimo ndategura buryo ki natangira filime yitwa umukozi wo mu rugo n'umwana, umukoresha n'umukozi, umukozi n'umwana. By'ukuri iyo filime ndimo nayitegura neza cyane nitonze, kandi ndimo ndashaka buryo ki umunsi yazajya isohokeraho, ariko nifuza ko iyo filime yazajya isohoka mu bice byo ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu cyangwa ku wa gatanu. Muri iyo minsi yose mvuze haruguru nzafatamo umunsi umwe aribwo nzajya nsohoramo iyo video. Ndi kuyikora neza kubera ko naje gusanga abantu benshi bakunda kugira uburangare bafite abana bagapfa kubaterera abakozi, ariko bakaba umwana ashobora gukura atarabonana na mama we
cyangwa na papa we, kandi umubyeyi yagakwiye kuba aba hafi y'umwana we. Gusa iyi filime izaba iteye amatsiko n'agahinda, ndetse bamwe bazarira abandi baseke. Gusa nta mikino iyi filime izaba ifite, kandi ikindi gishya kirimo ni uko buri wese azisobanukirwa akamenya uburyo ubuzima bw'umwana n'umukozi wo mu rugo uburyo buba bumeze, kandi hazaba harimo n'ubugome bukomeye cyane abakozi bakunda gukorera abana bo mu rugo. Mu by'ukuri wari uri kumwe na Biri Hanze Kabiri, ukomeza gukora subscribe, share, comment, buka no gukanda ku nzogera. Ndabashimiye wowe twabanye, Imana ikumere umugisha. Ciao.